abandi batangaje noneho muzumva abantu bagiye baritwa ngo imfizi za segiteri. Babantu biswe ngo ni imfizi za segiteri. Amazi abari make. Imfizi za segiteri ni babaga bawumva ngo muri ngo yinjiraga mwaruraro ngo naruriya ngo afite umugore ngo niriya ngo ibunaka ngo afite umugore. Amazi make. Gukunda kuyicara mara akazuyaze ntabwo bigoye. Suka mu base akazuyaze wiyambura imyambaro yepfo nurangize wicaremo. Biroroshe rwose. Cyakoze ku bantu basuzugura bo barakomeza kuremba. Reka tubashimire inshuti zacu mudukurikirana ku rubuga. Reka tubashimire cyane igihe cyanyu mwigomwa kugira ngo turusheho kuganira ku bari bugufi, ku bari hirya no hino. Imana ikomeze kuba umugisha cyane. Jye muvugana rero muri uyu mwanya ni mwene so Bagirinshuti Pierre Halelua, niwe mugiye kuganira muri aka kanya gatoya katarambiranye katwerekeza ku cyigisho cyiza, cyigisho ibyiza Uwiteka Imana yaturemeye. Reka dushimire Uwiteka cyane. Data wa twese, ni ukuri ibyo waremye nuko tutari twabisobanukirwa ku rugero rukwiriye, ariko warakoze. Wowe waremye amazi kandi uyarema inyungu, ariko ubwacu n'ibindi byaremwe kugira ngo twese dufatanirize hamwe kuguhimbaza. Izina ryawe nirishimwe. Tugiye kugira icyo tuvugaho rero ku byerekeranye n'ibyo waremye, utwungura ubwenge, uduhe n'ubuhanga kugira ngo ibivugwa uvuga n'abumva twese twumva kugira neza kwawe kwinshi, kandi turusheho kukunezererwa tunabishira mu bikorwa. Tubashishe mu byayi wacu mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira rero ku cyigisho cyiza, icyigisho kiryoshye, icyigisho kivuga ngo amazi. Icyo cyigisho tugiye kuganiraho, aho ushobora kuvuga ati sibundi amazi, ubu kiriya cyigisho si cyo kumarira iminota, kiriya cyigisho si cyo kumarira amasaha, tubusubwo ibyigisho byarabuze. Ariko nimukurikirana murasanga harimo ubwenge, kuko ibyo Uwiteka aremye twari twabisobanukirwa ku rugero we abyifuzaho. Amazi. Reka dusome rero isomo riboneka hano muri Zaburi, twifashishe Zaburi y'104, umurongo wa 10 na 13. Nihanganire, umurongo wa 10 uravuga ngo, Zaburi igice c'104 umurongo wa 10 na 10, turahutira ku wa 13, ngo yohereza amasoko mu bikombe, imigezi itemba hagati y'imisozi. 13, ivubira imisozi imvura ivuye ku nsenge ze, ubutaka buhazwa n'imbuto z'imirimo yawe. Amazi. Reka dushimire rero Uwiteka waturemeye amazi. Iyo rero tuvuga ngo amazi, abenshi bahita bumva ari ibintu bisanzwe, ariko muri buze gusanga atari ibintu bisanzwe. Reka tuvuge ku mateka y'amazi ho bukeya. Amazi turongera tuyakunde, abatayakundaga turi buyakunde cyane. Ubundi 70% by'isi Uwiteka yaremye ni amazi. Bivuze ngo 2/3 byose bigize iyi si ni amazi. Harimo inyanja, amasoko, ibiyaga n'ibindi. Ntabwo amazi agaragara mu nyanja no ku masoko n'imigezi gusa, oya. 70 bigize umubiri w'umuntu. Ubwo ni umuntu mukuru. 70 y'ibiro byawe, 70 y'ibiro byanje ni amazi. Iyo ari umwana ho bifata ibiro 75 by'ibiro bye ni amazi. Umwana ufite ibiro 20, ibiro 15 byose amazi.
ubwonko bw'umuntu ubundi ubwonko bw'umuntu bugira ibiro 2 ku ijana. Ibiro 2 ku ijana ni ku bwonko bungana bw'umuntu. 20 ku ijana y'ubwonko bw'umuntu ni ukuyishaka. Ugafata ibiro byawe ugakuba 2 ukagabanya 100. 85 bya 2 ku ijana by'ibyo wabonye ni amazi. Ubwonko 85 bigize ubwonko ni amazi. Amaraso nubwo tubona tukura tukabona afite ibara risa n'umutuku, ariko 83 amazi. Ubwo ibindi bigize amaraso 17 nibyo bibamo ibindi bintu bitari amazi. Imihore ubwayo 75 bigize imihore amazi. Imisokoro hayindi iba hagati y'amagufwa hagati 20 na 25 ku ijana by'imisokoro amazi. Ubwo ibintu bigize amazi bigize umuntu, bigize ibintu bene ako kageni twabuzwa n'iki kubivuga. Ni bake cyane bazi akamaro k'amazi. Abantu bazi ko amazi nta mazi nta buzima, ni bakeya. Hariho n'abandi bazi ko amazi ari ubuzima, ariko kugira ngo bazayanywe birakasha. Akaba bizi ko ari meza, akaba azi ko bwiza bwayo, ariko hariho n'ababitukana. Ngurakanywa amazi, ngurakanywa amazi. Ariko ni ugusobanukirwa gukeya. Turaza kurangiza iki cyigisho, uwari wese ari kuvuga ati muntu muje muranduka gutyo. Amazi afite ibanga rikomeye, ariryo turi kuganiraho muri uyu mwanya. Reka dusome mu Migani, mu gitabo cy'Imigani, igice ni cya 31 umurongo wa 10. Imigani igice cya 31 umurongo wa 10. Imigani 31 umurongo wa 10. Ahangaha muraza gusangamo ni isomo ritwerekeza ko burya ababyeyi rwose nibo basobanukiwe cyane n'akamaro k'amazi. Muraza gusangamo imirimo ababyeyi bakora baba mama mu rugo, burya yose ikorwa n'amazi. Kuyanywa ashyushye rero, amazi afite akamaro akomeye, kano tuyabakundisha. Iyo unyoye amazi ashyushye, babantu bumva ngo ni ibifura, wa muntu bavuga ngo ni igifura, nguyu umuti. Wa muntu babwira akanda karakara, akandu kariko kose ukabona yarakaye, jya winywera amazi ashyushye, bizagenda birangira. Amazi rero iyo avanzwemo ibindi byo noneho ararenze. Amazi yavanzwemo ibindi ararenze. Iyo yavanzemo indimu, cyifatiraga mu gitondo ukaja winywera igikombe rwose wakamuriyemo indimu imwe, ntabwo wongera guhura na rubagimpande ukundi. Abantu barwara rubagimpande sinzi impamvu batakumva iki cyigisho cyangwa ngo bakirangire abandi. Ntabwo ushobora kurwara rubagimpande igihe cyose unywa amazi ashushe wakamuriyemo indimu mu gitondo. Igikombe kimwe ugakamuriramo indimu imwe ukisomera buri gitondo. Rubagimpande uyibwiye ngo bayi. Za ndwara zabaye akahebwe harimo diyabete. Ari ngo diyabete irazahaza.
bikore nk'uko tumaze kubivuga. Fata amazi ashyushye akazuyaze mu gitondo ukamuriramo indimu ujye kubitaho igikombe kimwe diyabete ngo bayi. Ubu si diyabete zaje bangahe? Diyabete ubu ngubu ni bangahe rwose iri gushengura. Ariko Uwiteka Imana himbazwa cyane ko ibintu byose aba bifitiye igisubizo. Rubagimpande nuko ubundi rubagimpande giterwa nuko iyo aside irike irengeje 20% mu mubiri, nibyo bita rubagimpande. Cyakoze ibyo bisaba ubundi bushakashatsi. Ariko iyo bamaze kugupima bagasanga ufite diyabete, bamaze kugupima bagasanga ufite rubagimpande, amazi ashushe, indimu, amazi mu gitondo, fini. Amazi yo abana barira ubusa. Amana bubona yari kwiriza shira kumuhata amazi. Abantu bahorana umubabaro baje banywa amazi. Abantu bagira amahane ariko ramuntu nguramuntu ahorana amahane. Amazi. Abana bagira umuriro gitunguro ngo njewe ngo mwana wanje ngo iyo mbyutse ngo agira umuriro ngo ku buryo nta budasobana. Amazi. Abandi batangaje noneho muzumva abantu bagiye baritwa ngo imfizi za segiteri. Abantu biswe ngo ni imfizi za segiteri. Amazi abari make. Imfizi za segiteri ni babaga bawumva ngo muri ngo yinjiraga maruraro ngo naruriya ngo afite umugore ngo niriya ngo ibunaka ngo afite umugore. Amazi make. Mu buryo bwiza bikorwa biti. Gukunda kuyicara mara akazuyaze ntabwo bigoye. Suka mu base akazuyaze wiyambura imyambaro yepfo nurangiza wicaremo. Fini biroroshe rwose. Cyakoze ku bantu basuzugura bo barakomeza kuremba. Ariko abantu bubaha, abantu bumvira, ngibi bisubizo. Icara mu mazi y'akazuyaze. Bibaye byiza wajura yasimburanya amazi y'akazuyaze mu basimi washyizemo amazi y'akazuyaze, indi washyizemo amazi akonje. Umukamaramo iminota 3, 5, nturenze iminota 10. Fini. Cyakoze kuri babandi bitwa ngo imfizi za segiteri bo kugira ngo bakagombye no kurya avoka nyinshi. Rwa rubuto rwa avoka tuzaruvugaho narwo turi ugiye mu byamusomo ry'ibyaremwe nabwo tuzaruvugaho. Rwa rubuto rwa avoka abantu bararya ibishishwa bagata kandi bifite umumaro. Iyo turyayo turayizi cya kibuto kirimo imbere tuzabigeraho. Ariko kuri babandi bitwa imfizi za segiteri bagirira barirenze habashuga mami bashuga dadi rwose ngiki gisubizo. Amazi rero iyo usomye mu gitabo cyitwa uzuza imibereho yawe ibyishimo n'umunezero, uzuza imibereho yawe ibyishimo n'umunezero, uzasoma kuri paji ya 37 uzasangamo yuko ngo amazi asohora imyanda ngatuma ubushyuhe bw'umubiri butahindagurika, ngo ajana ibituruka mu mubiri hirya no hino ku buryo bwihuse, agatuma n'umwuka ugenda neza mu mubiri, arinda impatwe, ahehereza cyatuma umubiri worohera n'ingirabuzima zawo, atuma amaraso atembera. Kuyoga birarenze, kuyatekesha ibyo byo ntabitarutse kuko byo ni rusange. Ni ikosa rikomeye kunywa amazi ufite icyaka. Ngaho rero none twayanywa ryari? Nati narinzi ko twayanywa dufite icyaka. Burya iyo umuntu anyoye amazi afite icyaka ni ikimenyetso umubiri umubwiye ngo wakabije kumpemukira, wantengushe, ntabwo ari byiza kunywa amazi ufite icyaka. Ati none ufite icyaka wanywa iki? Amahirwe yanyuma nakwifuriza uwo ari we wese ni ukugira icyaka rimwe ntibizongere kubaho.
wagira icyaka ukavuga uti sinzongera kugira icyaka, ukajuyanywa nta cyaka ufite ahubwo. Kuyanywa mu gitondo na mbere iyo kurya yoza igifu, ukituma neza. Ubu nimvuga kwituma neza, abantu benshi baravuga kwituma neza se ngo hari umuntu utitumaga. Hari umuntu ujaga kwituma cyangwa ujaga mu bwiherero ukagira ngo yaguyemo, ukagira ngo yatebeyemo pe. None se ko ntabwo uri kumva ikibazo bafite. Kuyanywa urya ibiryo akenshi bitera umubyibuho ukabije. N'iri ni ikosa. Abantu barya bari no kunywa amazi bagira umubyibuho batari bifuza. Ntabwo ari byiza rero kunywa amazi. Amazi ntabwo ari byiza igihe turya ngo niturangiza dusomeze. Ntabwo ari byiza, bituma umuntu agira umubyibuho udakwiriye. Ese ni iki kimenyetso kigaragaza ko umuntu yagize amazi makeya mu mubiri? Muri kiriya gitabo cyitwa uzuza imibereho yawe ibyishimo n'umunezero, ni ku paji ya 42, umuntu wese ubabara umutwe, uhorana umutwe agahora ari kubabara umutwe, amazi makeya. Umuntu uhora kumva yazengereye, amazi makeya. Ba bantu baje kuri mu bwiherero cyangwa se kuri wese cyangwa se ku musarani, ukagira ngo yageze yaremesha inama, ukagira ngo yaguyemo, amazi makeya. Abandi iteka banywa inzoga, byumvikane ko bagira rukoro nyinshi mu mubiri. Rukoro yangiza amazi mu mubiri. Ikindi, abantu banywa amazi ntabwo bakunze kurwara impyiko. Uti none si mu gitondo tugomba kuyanywa, tugomba gushiramo indimu. Ati none twanywa amazi angana iki? Dore formule yo kunywa amazi rero. Kunywa ntabwo ari ugupfa kunywa wereka ngo tomere, ngo nari narayabuze, ngo turi mu gihe cy'iki, ngo bayandangiye nk'umuti. Oya, ntabwo niba ari umuti ari ugupfa kugotomera. Dore ukuntu banywa amazi. Ufata ibiro byawe, ibiro by'ufite ukaje ku munzani bakagupima, ukagabanya 20, uhita ubona amazi ugomba kunywa. Biroroshye. Iyo ni formule ya mbere ivuga ngo ufata ibiro byawe ubigabanye 20. Indi formule ya kabiri, fata ibiro byawe ufite byo wavanye ku munzani ukube 333, ibiro byawe ukube 3, nurangiza ugabanye 1000, uzahita ubona litiro ugomba kunywa. Iyo bayagutegetse nk'umuti rero, numara kumvira isomo kumva ugomba kujura yakoresha nk'umuti, ubundi ngo no kuyanywa atararenza amasaha 48. Yavanye ku ziko, ngo ku ziko ugomba kuyateka akabira, ngagomba kubira byibura iminota 10. Byibura iminota 10 yari umuti. Arikubira ukayanywa mu masaha 48. Niba urongeramo bya bindi twavuze ukabyongeramo, nk'uko uburwayi bwawe umuturanyi yaba afite bwaba buri. Impamvu amazi tuyatakaza mu bintu byinshi. Impamvu tugomba kuyanywa amazi tuyatakaza mu bintu byinshi. Hari igihe tuyatakaza bitewe n'ikirere cyahindutse kigashyuha. Amazi iyo ikirere gishushe, dutakaza amazi, bigaterwa n'akazi dukora. Akazi dukora twese karatandukanye. Ari akazi umuntu adashobora gutakaza ibyuya byinshi. Niyo mpamvu makira gitabo cyitwa uzuza imibereho yawe ibyishimo n'umunezero, paji ya 40, ngo ku bushyuhe busanzwe, ni urugero batanze ngo ku bushyuhe busanzwe, ngo amazi tuyatakaza muri ubu buryo. Ngo amazi anyura mu ruhu ntabwo yo ushobora no kuyabona. Ngo ni mililitiro 350 atakara ava mu ruhu ku munsi. Ngaho tekereza
ikirere kimeze neza, nta mvura nta zuba, ku bushyuhe busanzwe, dutakaza mililitiro 350. Iri cupa ririmo aya mazi rifite litiro zingahe kugira ngo tugaragaze? Dutakaza amazi angana nayo no kugera ahangaha tugenekereje, anyura mu ruhu gusa, yandataka rutabizi ubere muri gahunda zawe. Ahandi ngo amazi asohokera ni mu bihaha, naho dutakazaho litiro mbambe mililitiro, mumbabarire no hejuru ni mililitiro 350, no mu bihaha hanyuramo mililitiro 350. Ibyuya, mu byuya naho cyagiye umuntu abakora bagira ute, natakaza mililitiro 100, 350 kabiri mililitiro 100, asohoka mu mwanda munini mililitiro 100, asohoka mu nkari mililitiro 1400, zose hamwe 350, 350, 700, mu byuya 100, 800, asohoka mu mwanda munini 100, 900, wateranyaho asohoka mu nkari mililitiro 1400, hose hamwe dutakaza mililitiro 2300. Wazishira muri litiro usanga buri munsi umuntu mukuru atakaza litiro 2 na desilitiro 3, litiro 2 zose. Iki gicupa ukongeraho kagacupa gatoya kari munsi y'akangaka, amazi dutakaza mu munsi wose. Iyo umuntu ari gukora imyitozo, ziriya nshuro twagiye turavuga, yari nko muri siporo, ziriya nshuro twagiye turavuga ngo zigenda ziri kuba 50, bivuze ko ari mililitiro 50 gukuba 100 ku byuya. Ubwo ushobora gutakaza litiro 5 ku munsi, nyamara utabizi. Imyitozo iremereye imara igihe kirekire, ushobora gutakaza mililitiro 6,000, bivuze ngo litiro 6 n'indi migereka desilitiro atakara ku munsi. Iyo utanywa amazi cyangwa unywa amazi atahagije, icyo umubiri ukora nuko utangira ibimenyetso bigiye bitandukanye nk'ibyo twagiye turavuga. None nshuti bavandimwe, mukurikije ubu bwiza bw'amazi, ninde utanywa amazi? Nguko rero ngayo, reka dusoreze kuri iri somo ryiza. Gusa ubyumva ndabizi ababishaka, kandi ubwo turagenekereje nuko yabakundisha. Icyigisho cy'amazi ntabwo cyarangira. Reka dusome muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 13. Yohana 14 umurongo wa 13 aravuga ngo, Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera agira inyota. Urukumva ko no mu gihe cya Yesu aya mazi yarahari, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Iyo tunywa aya mazi rero turongera tukagira inyota. Reka mbasabire twese dusabe Yesu aya mazi y'iteka ryose. Aya mazi azakomeza kududubiza mu mibereho yacu. Aya mazi ijuru ritanga niyo mazi meza, niyo mazi y'iteka ryose. Mwese mbifurije kugira ngo dusabe Yesu aya mazi adudubiza mu mibereho yacu y'iteka ryose, mu izina rya Yesu. Dusenge. Data wa twese, Imana idukunda, mu byo waremye amazi tukaba tuyifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko birangiye uwaremye amazi ashobora no kuduha amazi y'iteka ryose. Reka twese duhe aya mazi y'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.